ati umusaraba niwe bendera ryacu twebwe abakijijwe. Reka utegure umutima hanyuma dukomeze ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ndakwakiriye. Uri kumwe nanjye avuga Imana Moise muri studio z'Ururembo Rwera TV. Iki ni ikiganiro bigusaba gukurikira witonze kugira ngo utagira ijambo nari mucikwa, kuko yifuza kumenya ukore. Tegure hanyuma dukomeze n'igice cya 17 cy'ukuri kubyerekeye Imana. Ati umusaraba niwe bendera ry'abakijijwe kandi niwe utuneshereza, niko umuririmbyi aririmbye indirimbo avuga ngo umusaraba niwe bendera ry'abakijijwe kandi niwe utuneshereza. Tegure dukomeze igice cya 17 cy'ukuri kubyerekeye Imana. Iri somo turi kwiga twise ukuri kubyerekeye Imana, n'ubundi turusoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma mukagizwaho nanjye havuga Imana Moise intumwa y'Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mutugaragariza ko mukunda kandi mukurikira aho muri hose. Mvuze ngo Imana ibampere umugisha kandi ndabizi neza yuko mudukunda, nanjye ndabakunda cyane. Hanyuma dukomeze igice cya 17 cy'iki kiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite insanganyamatsiko nziza. Reka tuze tuyikomeze. Ese waruzi iby'agaciro abagore bahawe? Ubitekerezaho iki? Kera abana b'abakobwa batigaga batari bemererwa gakondo mu miryango yabo, byari bimeze gute? Byagenze gute kugira ngo babe bari kubihabwa byose? Niki cyabaye kugira ngo umugore agire agaciro? Ninde wakamuhaye? Nicyo tugiye gukurikira muri iki kiganiro. Agaciro abagore bahawe, nicyo gice tugiye kuvugaho. Ubitekerezaho iki? Ninde wabahaye agaciro? Kuki mbere ntako bagiraga? Byaterwaga n'iki? Hanyuma nyirizina reka twinjire mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana igice cya 17 nicyo tugezeho. Hanyuma umutwe w'igice cya 17 nyine cyangwa se insanganyamatsiko y'igice cya 17 iki kiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko igira iti: ese waruzi iby'agaciro abagore bahawe? Kera abagore ntibagiraga agaciro. Aho ufite ingero nyinshi nguha. Kera abana b'abakobwa ntibabaga mu muryango, ntibari bemerewe guhabwa gakondo iwabo. Kandi nta nubwo bari bemerewe kwiga ngo bajye mu mashuri. Benshi basoma Bibiliya bikabayobera, kuko mu itangiriro avuga ko Adamu yabyaye abana 2 b'abahungu, ariyo Kayini na Abeli. Nyuma Kayini yaje kwica Abeli, maze Imana yirukana Kayini imwohereza gutura mu burasirazuba wenyine. Bibiliya ivuga ko Kayini agenda yajyanye n'umugore we. Aho abantu benshi baribaza bati ese uwo mugore Kayini yamukuye ko hariho Adamu na Eva na Abeli wari umaze gupfa na Kayini?
ese wowe utekereza ko uwo mugore Kayini yajyanye yavuye? Kera rero abana b'abakobwa ntibabarwaga mu miryango, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko Adamu na Eva bari barabyaye abana babiri, nyamara ntibari babiri ahubwo hari n'abakobwa, nuko batabarwaga mu muryango. Umugore Kayini yajyanye akaba yari mushiki we, kuko mbere yo gutegeka kwa kabiri umuntu yari yemerewe gushakana na mushiki we, kuko nta tegeko Imana yari yashyizeho ribibuza, kandi n'abantu bari bakiri bake kandi bose bafitanye amasano ya hafi. Kera rero abana b'abakobwa ntibabarwaga ku muryango, buryo iyo wabyaraga abakobwa gusa witwaga ingumba cyangwa icike nk'umuntu utarabyaye. Igihe Imana yategekaga Mose kubara Abisirayeli yabazaye abagabo gusa, ukaba ariwo mubare ufatwa nk'aho uhari. Abagore babaga bameze nk'abadahari. N'igihe Yesu yahazaga abantu 5,000 babaze abagabo gusa. Uko ibikorwa byose bisigaye bibamo abagore ndetse bakanahabwa gakondo nk'abagabo. Ese byagenze gute? Ninde wabahaye agaciro? Nizari abagore bahawe agaciro. Abagore bahawe agaciro igihe Imana yemeraga ko umucunguzi w'abantu azabyarwa n'umukobwa hatabayeho ubushake bw'umugabo. Nanone abagore bongeye guhabwa agaciro igihe Yesu yemeraga kwimikwa n'umugore yimitswe na Mariya mushiki wa Lazaro, niwe wamusutse amavuta mu mutwe. Mariko gice cya 14:3 ushobora kwasanga iyo nkuru. Aze twigitangaza umujyanama Imana ikomeye twese uhoraho. Kera Yesu ataraza gucungura abantu, abagore ntibari bemereye kuvugira hagati mu bagabo, ariko igihe Yesu yatumaga intumwa 70 harimo abagore, aho niho batangiye kuvugira hagati mu bagabo. Luka igice cya 10 ushobora kuhasanga iyo nkuru. Ikindi gihe abagore baherewe agaciro n'ijambo nuko mu izuka rya Yesu aribo bazindukiye ku gituro cya Yesu, basanga marayika babwira ko Yesu yazutse. Aho niho batangiriye kugirirwa icyizere ngo bavugire mu bagabo, kugira ngo bavuge uko byari bimeze. Igihe bajyaga ku gituro cya Yesu bakasanga marayika akababwira ko Yesu yazutse. Hanyuma y'ibyo, kuko isi yose yatangiye kwirirwa hakurikijwe amahame ya Bibiliya, byabaye ngombwa ko abagore bahabwa agaciro aho bari hose. Gusa hari ibihugu ubutumwa bwiza bwatinze kugeramo, aho ngaho n'ubundi umugore yagomeje gukorondezwa. Ariko aho ubutumwa bwiza bugeze bakamenya ko umugore nawe afite akamaro, batangira kumuha agaciro. Aho abagore batigaga bariga, aho batahabwaga gakondo barayihabwa, aho batavugaga baravuga, kuko bahawe agaciro. Nta muntu rero wahaye umugore agaciro, ahubwo agaciro bagahawe n'Imana binyujije muri Kristo Yesu. Nuko n'agakiza k'Imana kanyuze muri we, nuko n'agakiza k'Imana kanyuze muri we. Nuko rero abakobwa beza nange bamama beza, mufatanye nanjye dushimire Imana yabahaye agaciro. Niye myitwariro ikwiye kuranga umugore wahawe agaciro.
kera umugore atarahabwa agaciro, nta mugore wari warigeze guhabwa umurimo w'ubutambyi, nta mugore wari warigeze kuba perezida, nta mugore wari warigeze gukora ibikorwa by'iterambere bikomeye. Ariko ubu iyo ugenzuye usanga abagore ari bo bayoboye isi, bafite business zikomeye, abandi babaye abaperezida, abandi abamikazi, kandi bakora iby'ubutwari. Mu by'ukuri umugore yahawe agaciro kugira ngo nawe abashe gukorera Imana ku giti cye, arokore ubugingo bwe, kuko iyo biba bimeze nka mbere, abagore batarahabwa agaciro, ntekereza ko n'ijuru byari bigoye kugira ngo abagore bazarijyemo, ryari iry'abagabo bonyine. Ariko siko biri, kuko abagore nabo bahawe uburenganzira ngo bakore imirimo myiza izabaherekeza mu bugingo buhoraho. Ikindi agaciro abagore bahawe nako kugira ngo biteze imbere batavunisha abagabo babo. Nabo bafatanye n'abagabo babo mu mirimo yose. Kandi agaciro abagore bahawe kabafasha kwibugira kugira ngo batarengana. Hanyuma ariko ndabibutsa ko agaciro abagore bahawe atari ako kugira ngo bakandamize abagabo babo, kuko agaciro abagore bahawe nikabakuraho kuba abagore ngo babe abagabo. Ahubwo kabakuraho akarengane n'umugayo, nabo biteze imbere. Ariko ndabibutsa ko iteka ryose umugabo ni umutwe, kandi iteka ryose umugabo n'umutware ku mugore, kuko umugabo yabayeho umugore atarabaho, kandi umugore yakuwe mu mugabo. Bityo rero iyo umugabo atabaho, umugore nawe ntiyari kubaho. Kuko umugore yaremwe kubera umugabo, ariko umugabo ntiyaremwe kubera umugore. Abagore mukwiye kwishimira agaciro mwahawe, ariko mwirinde ko kazabazanira ibihano kubwo kwitwara nabi. Nimugire amahoro y'Imana. Iki cyari igice cya 17 cy'ukuri ku byerekeye Imana, cyavugaga ku by'agaciro abagore bahawe. Mugire amahoro y'Imana aho muri hose. Imana ibandindire. Mwari kumwe nabo Imana Moise. Shalom, shalom.